nose iyo ko ari umuntu wicaye hagati iyo ngiyo uri kujya gushyira mu nda akira kukinisha ndabashimira cyane Imana ibaha umugisha rero hari n'abantu bambwiye ngo muraho neza amahoro y'Imana bane namwe kanizere ko mumeze neza njye meze neza ndashima Imana Imana yanjye ndashima Imana inshuro igihumbi abantu mu nkunda abantu mukurikirana amakuru abantu muba muri tayari ku bintu byose murabizi iki gikombe icyo gisobanuye kuri njyewe cyangwa se kuri kariyeri yanjye mbega ibyishimo byanjye murabyumva ntiriwe mvuga ibintu byinshi pe so uyu munsi rero ngiye gukora ikiganiro kitari kinini sidi bubarambire ariko mumbabarire mugume hano murebe kino kiganiro iki kiganiro kigenewe buri muntu wese umusabu wa Ketchup TV show ikindi buri muntu wese ukunda filime nyarwanda buri muntu uwo ari we wese unkunda yaba nkunda nka Ketchup yaba nkunda nka Neri yaba nkunda mu bundi buryo bwari bwose bitewe n'uburyo wamenye cyangwa n'uburyo tuziranye cyangwa n'uburyo tubanamo so naraye mbivuze ubwo habaga finale ya Mashariki kuri uyu nijoro tariki 29 nibwo habaye finale murabizi najyaga mbivuga ko twabaga turi bujye mu ntara twagize road show nziza nimba ari ibintu nzakumbura nibyo so biriya byose rero twajyagamo n'ibiki finale yabaye ejo hatanzwe ibikombe byinshi ariko by'umwihariko muri timu y'abamenya dufitemo ibikombe 4 tukota afite igikombe mfite igikombe bamenya aragifite Aiza afite igikombe nawe wakita igikombe wakita igihembo n'ibindi njyewe n'abamenya by'umwihariko tukaba twaranatsindiye imodoka nziza imodoka imeze neza imodoka abantu benshi bari bakeneye nabo kuba bayigira ariko bitewe n'ibyo Imana yari yagennye byarangiye ari twebwe tuyitwaye iyi contact wayishyira nko muri hoho iyi contact wayishyira muri hoho ukajya ugira urya ariko n'ukuri kw'Imana ndashimira buri muntu uwo ari we wese iki kiganiro kigamije gushimira umuntu ukunda Ketchup umuntu ukunda timu y'abamenya n'ukuri muri abantu barenze muri abantu b'agaciro mu buzima bwacu muri abantu badasanzwe mbanze nereka ahangaha mbona ukuntu mvuga neza muri abantu badasanzwe muri abantu umuntu wese wafashe umwanya guhe ijwi ryari amafaranga 200 buri muntu uwo ari we wese nari twavuga ngo ijwi ryari amafaranga 200 umuntu wese wafashe amafaranga ye 200 umuntu wafashe amafaranga y'ibihumbi 200 umuntu wafashe amafaranga ye nubwo yaba ari igihumbi cy'amanyarwanda ibihumbi 10 ibihumbi 15 ayo ari yo yose wafashe duhere ku giceri cya desa ukagishyira kuri Ketchup ugira ngo azatsinde cyangwa se ushaka kumushyigikira n'ukuri warakoze ntabwo byabaye iby'ubusa n'ukuri narishimye nawe utakishima kereka wenda waba afite akantu k'ishyari ariko ubwo nawe byaba bimusha ariko umuntu uwo ari we wese nkeka ko yaba yarishimye rero nijoro nari navuze yuko ngomba gukora ikiganiro mbere yuko haba ibindi bintu byose muri ubu buzima ngomba kubanza gukora ikiganiro kuri channel yanjye nkashimira umuntu wese wafashe umwanya akantora umuntu wese habura iminota 10 ngo amarushanwa arangire umuntu wese ntajye kubavuga mu mazina wamamagaye ndagushimira n'abamamagaye habura isaha ubundi guhera habura amasaha 2 abantu baramamagaye Kami Muhamazi sibyo abantu baramamagaye bakajya bambwira nucika intege gira gutya na gutya nukuri ndabashimira sinshaka kubavuga mu mazina kuko muri benshi harabona avuga abandi simbavuga mu mazina ugasanga wenda ntago ari sawa ariko umva muri abantu b'abagabo muri ababyeyi beza ikindi ndashimira
ndashimira cyane umudamu wa onkle wanjye utuye mu Bufaransa, ni umuntu mwiza cyane, ari mu bantu bantoye bwa mbere, ari mu bantu bambwiye ati numara kumenya ukuntu umuntu utari mu Rwanda cyangwa utari muri Afurika ukuntu yatora uza kubimereza, nyibimuha byonyine no kuba yarabimbajije njyewe byankoze ku mutima. Ndamushimira, ndashimira na onkle wanjye, ndashimira nyine famiye yose, ndashimira cyane cyane nyogokuru wanjye, mukuru wanjye Latifa na tante wanjye witwa Eugenie. Ejo bari bahari, twari turi kumwe muri Serena, turimo turishima. Ndashimira abantu babiri, umuntu witwa mama Sava na Linda cyangwa se Alice wo mu muturanyi, ndabashimira cyane. Bari abana b'inshuti, ni abana beza, sheri ntabwo ari ayanjye ariko uzananye nanayasomeho, ni abana beza by'ahatari, bambereye abantu nk'umugisha. Iyi modoka yaje hano kubera iki? Nasinze iki? Nayo nkubwiye ngo yahinye indi kubera numvaga ari gukorora. Mushyire sibyo? Ariko ntutume icyo gikombe kigumana, ngaho ugenda. Iyi kontake ndayiguha ninsoza. Iyi ni kontake uzajya uyishyira mu ikamyo ikujyane ku ishuri. Iyi ni icaniye. So rero nayo nyiri gushimira abantu, ndashimira Linda na mama Sava, ndashimira umugabo wanjye naraye mbivuze ariko nanone ndabisubiramo, ndamushimira cyane. Ni umuntu uzi gushyira mu gaciro, ni umuntu wumvikana, arasobanutse. Ndashimira rero n'abandi bantu benshi batabashije kuza ariko bifuzaga kuhagera wenda ntibikunde cyangwa bakaba baranahageze bagataha tutarakira imodoka, tutarakira igikombe cyiza nk'iki ngiki, urumva, kubera wenda umwanya. Hari abantu baje nyine bataha vuba, ikindi hari abatari bari mu gihugu, namwe mwarakoze cyane kumfasha. Njyewe hari abantu benshi bagiye bamfasha atari mu buryo bwo kuntora, baneye inkunga mu bundi buryo buri ku ruhande, namwe ndabashimira cyane. Imana ijye ibamera umugisha. Buriya umuntu ashaka kukubwira uti reka njyewe nkore kino kintu. Niba urugero ufite nk'ubukwe, umuntu akakubwira ati ndi inshuti yawe ariko ntabwo mfite amafaranga menshi, ariko mfite amafaranga yagura gazi imwe ya fanta mu bukwe, niba bari kuzanywa fanta imwe byibura hakagira ababona ebyiri, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari abantu mwamfashije rero mu buryo bwose bushoboka, haba mu bwo kuntora, haba mu bwo kumbwira kunkomeza, haba mu bwo kugira gute. Ndabashimira cyane cyane cyane, muri abantu barenze. Ndanashimira timu yabamenya muri rusange. Ndashimira Karine mwana wanjye, ndagushimira cyane. Sadamu uri umuntu w'umugabo, Sadamu ubwo ni mani pawa ariko Karine we muramuzi. Karine n'umugabo we ndabashimira cyane cyane. Bari abantu ejo batanze ibyishimo, narabarebaga bari kuvuza ifirimbi nkumva nahaguruka bagenda ahantu bicaye nanjye nkajya kuvuza ifirimbi nk'abantu mwe. Ejo byari biryoshye. Navuye kuva saa sita z'ijoro zimaze kugera, nyine buri muntu wese yari abizi ko natsinze, bamenya yatsinze aritwe twegukanye imodoka, ariko n'ababeshyi ninjiye numva hari ukuntu uba uzi n'ikintu ariko ukumva igitima kiri kudunda, nyine ahantu wicaye sinzi, hari ukuntu uba ufite ibyishimo byinshi ukumva hari wasakuza simbizi, nyine ukamera ukuntu. Numvaga ibyishimo byari byambanye byinshi, nkumva ndashaka kwitonda cyane, mu wundi mwanya nkumva nahaguruka nkasimbuka. Mana, ejo byari uburyohe. Mashariki mwarakoze cyane kumitamo njyewe nkaba narindi nomine muri aya marushanwa. Ndabashimira cyane, mwakoze ibintu byiza, mwatumye twishima. Njyewe road show nzakumbura ukuntu intebe y'inyuma muri kwasiteri yabaga ari njyewe, mama Sava na Linda, hari nubwo twabaga turi kumwe na buri kantu yabaga yaje, n'abandi bantu nka babiri babaga bicaye imbere yacu, twagendaga turirimba. Bari barikodeshereje abahanzi mu bundi buryo batari bazi, twagendaga turirimba, kwasiteri yacu ibaga irimo ibyishimo. Abantu bose twagendanaga muri iriya kwasiteri nzabakumbura. Ubuzima nagiriye muri biriya bihe nzabikumbura. Batumye nduhuka mu mutwe, batumye nseka. Hari intara nagiyemo njyewe ntari nzi, aribwo bwa mbere nari makandagiye, ariko narabikunze. Twaratembereye, twahuye n'abantu, twahuye n'abana, twajya mu bigo by'amashuri. Ni ukuri mwatumye hari ibintu njyewe byinshi nize kubera
Mashariki. So nijoro ntago abantu mwabashije kubona iyi modoka neza, ngiye kuyibatemberezamo gatoya ubundi murebe ukuntu mwabaye abantu b'agaciro bya hatari, mukamfasha nkabona igihembo kirenze nk'iki ngiki. Ubu ngubu kubera Imana ibisumuruzo ni bibiri, ibisumuruzo ni bide. Iki ni icya Prius, iki ni icya Hyundai. Kubera Imana byose birashoboka. Alhamdulillah ya Rabbi. Prius nguriya, Prius ku mutima, ya Prius dufitanye ubuzima, we Prius nakupenda sana. Iyi Hyundai yo ni amateka. Buriya ni byiza mu buzima kugira ikintu gifite ubusobanuro bukomeye cyane. Nzabereka ibintu ntunze mu nzu bigera nko bitarenze 5 by'umumaro kuri njyewe. Imana izamfashe sinzigere mbibura, kuko kubibika biragoye. Ni utuntu duto dutoya kutubika biragoye. Hari igihe uterura akantu bagatereka hariya mu kanya ntuze kwibuka ngo nagashyize hehe. Ikindi dushimira umukameramani turi kumwe nawe, turi kumwe na Sumani. Abantu mushaka plank mutubwire ngo ko murimo muradutindira, ubundi tubakubita iyindi plank. Nari narabuze bitewe nuko nari ndi muri gahunda z'amarushanwa. Nushaka wihagararire hano, ihagararire ahangaha hagume kanambuke gutya. Ibyari byarambugije ni ibyo ngibyo. Okay, ariko Asma ngo natwaje dukureho kano kantu. Hano hariho akantu kanditseho best actress. Niba sikari kugaragara. So tugiye kugakuraho. Murabizi ko ubu ngubu ugiye nko mu muhanda, Sophie kamfotora kariho itambona, ko inyuma kari kariho ko nasanze komotse, mpita nkakuraho. Ariko iyi gahunda irafashe cyane. So best actress, iyi ngiyi ni souvenir. Ibintu nk'ibi ngibi umuntu agomba kubibika, ku buryo abana nibakura ukamubwira ati burya cyagiye wabonaga bino uri umubebe utari gusobanukirwa ibyo ari byo, ubu ngubu uzi gusoma, ubu ngubu uzi ngo ni ibiki, dore byose nibyo nari nahawe. Imana izanshoboze mbashe kubibika, ibyo mbireba nanjye mbyibuke. Nushaka usubire hahandi wari uri. So uyu mu modoka ni uku nguku umeze. Ntabwo ndi bujye muri detaye ngo njye kubabwira ngo ibiki n'ibiki, ariko mana iyi modoka imeze neza. Iyi modoka nayikunze mwabyumva. Noneho ikintu nayikundiye kirenze ni ukuntu yo ushaka nyine nka kuriya mba ntwara abana ku ishuri. Muri la Prius iyo mbatwayemo binsaba gushyiramo igitambaro inyuma cy'umukara, ku buryo nibicara bari kurya nk'ibintu aba ariho bijya, cyangwa kumwe ababebe umuntu ataba control 100%. Nihagira nakandagiramo nyine igitambaro aba aricyo cyandura. Njye ntabwo nkunda umumodoka wanduye pe. Dushobora guhura isa nk'ivuye guhinga, ariko ubundi akenshi ntabwo ngenda mu modoka isa nabi. Ariko iyi ngiyi ashobora kuyanduza, ukazana akantu ugahanagura gutya bikagenda neza. Umva ni imodoka nziza mw'abantu mwe, imeze bien na bien. Mashariki mwarakoze bya hatari, imeze neza. Iyi modoka iryoshye. Abantu mukunda ketchup mwarakoze, ego mana cyakora mwarakoze, mwatumye nakira imodoka imeze neza, imodoka iryoshye. Ahangaha baba bahabika amarinete abakiriya, wagira ngo ngiye kuyigurisha. Ukuntu ndi kuyivuga wagira ndi kubabwira ngo imeze gutya na gutya. Abantu bagurisha imodoka kenshi uba usanga ari bo babikora, ariko bitewe n'uko nifuzaga kubereka. Dore na hano uhegera Sima, abantu bareba aya magambo yanditse hano, handitseho best actress. Ariko se koko mubona ndi umukinnyi mwiza? Mumbwire. Njyewe ntababeshyi,
njyewe n'ababeshyi mba mbona ndi umukinnyi mwiza pe, n'ababeshyi njyewe niko mbibona, ariko mumbwire namwe nimba ariko mubibona. Njyewe nshobora wenda ubwo kuba ndi kwitelefona ari alo Thailand, ariko njyewe mba mbona ntaco bitwaye mugabo. Iyi noza iyi contact ya Fuso ndahita nyihereza abana babe batwara. Mw'abantu mwe, abana banjye ibintu byose byari byarabaye vora. Umusego yaba awufite akaba ari gukata, mu minsi yashize yaba afite wenda nk'ibase akaba arimo arakata, kumbe basuraga ibintu byiza nk'ibi ngibi. So hano inyuma dushobora gufungura aho ngaho. Wicare uzi uyicaremo kanze ngwino wicare. Dore hano hariho logo ya Mashariki. So ubu rero turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyo gushimira no kubereka imodoka nziza nagiriwe amahirwe nkatsindira. Twari abantu benshi kandi bifuzaga ko buri umwe wese wari urimo hariya yifuzaga kuba yayitsindira cyangwa se yatsindira n'ikindi gikombe icyo ari cyo cyose, muzane ntariwe. Ariko abatabonye ibikombe n'umwaka utaha bazabibona. Uretse nkwereke mfashe mama wanjye ntabwo ndi seri. Abonye bimo yego, reba hano ayikunze cyane. Ushaka kwicara? Ushaka kwicara? Kame agiye he? Agiye buriya iye icara hano. Nzajya nsasa aho ngaho. Oya igihe nari ndi kuvuga mbona Kame ikihe sentire niyo bambara, niyo bashyira mu nda enye. Utize aka kantu urakazi? Kitwa ngo iki? Kitwa ngo iki? Kitwa ngo iki? Kitwa ngo iki? Tita saundi yanjye irataka. Atakaye mama wewe oya kandi intebe ziremera kuza itari kwaka. Saundi ikoramo gutyo hano munsi. So abantu ariko bari kubiga hano. Mama bataye saundi ahora kashyiramo akaboko karajyamo ubundi uretse ndebe bibi akunze bimo wayikunze uzayijyana ku ishuri ejo. Ni akaboko kanjye batembereje. Ngiye kugenda muri salo. Iyi nzu imeze neza. Imodoka wayikunze? Ushaka tujye hehe? Tujye he? Ku ishuri. Aya masaha tugende kugura twatuntu twanyemereye. Ahubwo mwari mukwiriye kumpa amafaranga. Uvuga ngo wakabonye akantu keza. Ni akande? Aka ni akande? Ni akande? Ni akande? Mama. Ni akande? Ya mama. Yego sheri. Ni aka mama. Macana hariya turebe. Ncana iki? Imodoka ze? Oya ako kantu. Impuze ntabwo acana imodoka itari kwaka. Nyine icane. Ugiye sheri icara neza. Reka. Uvuga ngo mwakoze. Ese umupira ko mbona wabaye
nk'iribaya. Wambaye iribaya? Aka ni agashyi? Ni agaki? Ni akande? Abantu mwarebye ino videwo ndabashimiye nanone, ndabashimiye cyane. Iyi videwo mbitangira nabibabwiye ko nari ngamije gushimira buri muntu wese wigomwe akantora. Ndashimira mama Sanurut, ari mu bantu abo bansapotinze bakantora. Ndashimira n'abantu bose muri rusange, abo navuze mu mazina namwe ndabashimira. Pole mama, pole pole pole, sorry pole. Urakira? Nzagura iki? Okay. Yewe reka buri muntu wese wagize ikintu itafari ashyiraho, wagize amafaranga ashyiraho kugira ngo atore ketchup, kugira ngo amushyigikire, kugira ngo amunezeze, kugira ngo agire icyo akora kuri ketchup. Imana isubize aho wakuye, igukubire inshuro 1000, inezeze umutima wawe, ishyire baraka mu byawe byose. Imana ibamere umugisha rero. Ariko hari wowe ugiye kuguruka, sentire zose wambaye n'iziki? Gumaho mama, ndaje twigendere, sibyo? Iyo ko ari umuntu wicaye hagati, iyo ngiyo uri kujya gushyira mu nda, akira gukinisha. Ndabashimira cyane, Imana ibaha umugisha rero. Hari n'abantu bambwiye ngo, n'abantu babiri barambwiye ati ariko ntabwo baziranye, ndavuga buri umwe ku giti cye, ati nifuje kugutora ariko ntabwo nari ndi mu bihe byiza, ariko urabizi ko mba nshaka kugushyigikira, ntabwo byakunze, ariko nawe ndagusabira umugisha. N'uwabitekereje uwo ari we wese ntabashe kubona nukuri amafaranga 200 n'amafaranga menshi. Hari ushaka kuba yafite ari buguremo irindazi na supadipu akayitoba mu mazi, uwo munsi akarya n'ejo akongera akarya. Rero kuba yayafata ngo agiye kugutora wakaburara ntabwo byaba ari byo, ariko uwo mutima ufite ni ukuri. Imana ijye ibaha umugisha, Imana iborohereze, nyine ibumvaho namwe. Wishare niki? Ushaka kuvuga iki? Vuga imbamutima zawe nyuma yo kubona imodoka izajya ikujyana ku ishuri. Ndabashimira cyane rero, Imana ibamere umugisha. Ikindi ntabwo nagenda ntababwiye yuko mu gihe ushaka kugabanya ibiro, ushaka kwivura ama infection n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye, ko wajya muri Sanurut bakaguha product nziza zikomoka ku bimera, product zizewe. Sorry sheri wanjye, pole kibondo, sibyo? Ndagukunda mama. Imana rero ahari nashonje, mugende cyangwa se muhamagare 07 20 36 510, 07 20 36 510. Iyo nimero niyo muri Sanurut, babahamagara bakaguha product iyo ari yo yose wifuza. Abandi bana ntabwo mwababonye, ndabizi abantu bari babaze muri comment bararyamye. Nabo nzakora part 2 yo muri iyi modoka, n'abari abahungu bonyine, turebe ukuntu bayakira. Abakobwa bo murabizi nyine ntabwo ibintu bijya bidukanga cyane, tuba twicaye ari ibingibi tu, ariko ababaye sorry pole baba bicaye biri aho ngaho. Ariko abahungu akoze iki? Iki se? Ibi ngibi ndaza kubikwereka turi hanze urebe icyo bikora. Uyu mupira inyundi wamwambitse umeze nk'iribaya do. Abantu mushaka kuzabona part 2 ya Mikayeli na Tariha mu modoka, mumbwire. Bari abana iyo bicaye mu modoka kugira ngo basanzwe bayitwara, abayishaka muzambwire nkabakubite mbere yo kubahereza indi planka ya moto kari ndi gutegura. Imana ibamere umugisha, ndabakunda, bye bye.